Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Uyu munsi rero tugiye gukorera hamwe barfi sindi niba hari abantu benshi baba bazizi, ariko n'ubundi turakoresha ibintu bisanzwe. Ngiye gukora barfi zo mu muceri, ni snacks zikorwa mu muceri. Uburyo rero tuzikoramo baranange intambwe ku yindi mwari kuduza kubigenza. Nange rero ntegura umuceri, nateguye igikombe kimwe cy'umuceri cyangwa se inusu y'umuceri. Hanyuma ndawutora neza, maze kuwutora neza ndanagosora nk'ibisanzwe. Ubundi bitamushyira ku ipanu cyangwa se mu isafuriya, nangira gukaranga nyine nsa nkaho nashakaga ko uza kuba wagira agakala ka shokola, nyine ubuze kuba umeze gutyo nk'uko muri kubibona. Noneho nyuma yaho ngaho ndazimya, banze ndeke umuceri wacu uhore. Umaze guhora rero nta kindi gikurikiyeho ni ukuba twawusya. Ni ukuba nyine bigusaba kuba ufite blender yo gusya nyine ibintu by'ifu, ubwo tube twawusya. Ubwo rero niba waragerageje gukora barfi, ese ukunda gukora barfi zo muki? Kuko ziba zikorwa mu buryo butandukanye no mu bintu bitandukanye, biterwa n'izo ukunda cyangwa se n'izo ukeneye gukora uwo munsi. Ubwo tugiye kuba twatangiye kuba twasya umuceri. Tumara kuba twawusya, dukeneye ifu y'umuceri. Narishyizemo mwinshi rero ngiye kusya, ntabwo byari gukunda, binsabye ko ngugabanya. Ubwo urumva bayibona ko ari mwinshi, n'ubundi uragenda usya muke mu byo kugira ngo uze kuba wanoga neza kandi birize kurushaho kukorohera. Hanyuma ndasaba abantu batarakora subscribe, mukomeze mukore subscribe, munshyigikire, mushireho comment ya recipe mwifuza ko twazakora. Nimunagerageza gukora zino barfi, muzashireho comment cyangwa se muzagaruke mumbwire uko mwazibonye. Ubwo rero ifu y'umuceri yamaze kuboneka. Icyo dukurikizaho ni iki? Turafata isafuriya cyangwa se ipanu, dushireho amazi make cyane, nk'ibiyiko nka 2 cyangwa se 3 by'amazi. Hanyuma mpita nshyiramo isukari. Isukari rero nashyizemo nkeya pe. Nashyizemo nkeya nuko rapimishije, niko ko nimurapimishije ijisho, si ugakoresha isukari ingana gute. Ushobora kuba wakoresha nk'ibiyiko, kuko twafashe inusu y'umuceri turayisya. Urumva twavanyemo ifu mu nusu. Ubwo urumva isukari wakoresha byaba ari nk'ibiyiko nka 5 gutyo, 5 byaba bihagije, 5 gutyo. Ubaye ukunda isukari cyane washyiramo 6, ariko ibiyiko 5 binini by'icyayi byaba bihagije. Hanyuma isukari yacu rero ntabwo dushaka ko nyine iza kuba ifashe cyane cyangwa se irekurane cyane, ntabwo ari ngombwa, kuko ukuntu tugiye gukora barfi no munsi two turaza kuba twanazikaranga. Ubwo rero duhita dushyiramo n'amata gutyo. Amata nakoresheje agashashi kamwe, ariyo mililitiro 500 cyangwa se inusu y'amata. Hanyuma amaze kubira mpita nshyiramo ya fu y'umuceri. Ubwo dusa nkaho tugiye kugira gute gusonga cyangwa se no gusonga. Ubundi dukomeza tugaragure mpaka amazi ashizemo. Urumva tuza kuba dusa nkaho dufite umutsima w'uwo muceri. Iyi recipe iraryoha, ndayibatuye. Murabona ko nta bintu byinshi bisaba. Hanyuma ikindi kintu nari nibagiwe kubabwira, muri ayo mata cyangwa se mu ifu umaze gusya, ushobora kuba wafata n'inuza, ushobora kuba wafata cardamom ukaba wayiseye ukayishyiramo. Ubaye uyifite idaseye, ushobora kuba wayiterera mu mata kwa kundi ari kubira, ubundi ukabisongana, nabyo nta kibazo. Ariko cardamom uyishyiramo kuko ituma barfi zawe zihumura neza. Cardamom muyibagirwe, cardamom cyangwa se iliki, yego. Ubwo murabona ko umutsima twamaze kuwubona. Urasonga rero iyo ushaka kuba, kuko barfi zikorwa mu buryo butandukanye, ushaka kuba wenda wagarukira kuri iyo step yo kuba wasonga gusa, ubwo urumva ukoresha amata menshi cyangwa se amata ukashyiramo n'amazi, ubundi ukaba wasonga umwanya munini nk'usonga kawunga, kugira ngo nyine umutsima wawe uze kuba wahiye. Ariko mu gihe wifuza kuba wakora indi etape yo gukaranga, ntabwo ari ngombwa. Ubwo uhita ubishyira kuri plateau gutyo cyangwa se ahandi hantu haba hisanzuye ku isahani. Hanyuma urambure neza, nyine usa nkaho uri kunyanyagiza neza. Ubundi twakora shape dushaka. Urumva kuba wayishyira aho ngaho gutyo kuri plateau cyangwa se ku isahani isanzuye, bituma ubasha kuba wakata ukabonamo shape ushaka.
ubwo nagerageje gufata nyine aluminium ngenda nsindagira kuko yasaga nkaho ikomeye. Noneho umuceri ntabwo rigeze nsya umuceri wose ngo urangire, nafashe rero umukeya unyanyagiza gutyo hejuru. Ibi ngibi ubikora ubishaka, ushaka washyiraho umuceri, ushaka washyiraho n'unuza, ushaka washyiraho inozo ubunyobwa, ushaka ufite ubunyobwa bukaranze ugasa nkaho buhondahonda, ukaba usa nkaho uri mu duce duto ubundi ukawushyiraho hejuru, biba biryoshye cyane pe. Urumva njye rero nta bunyobwa nari mfite hafi, ndavuga ati kankoresha umuceri nkushyiraho gutyo hejuru. Iyo uri kurya barfiza ukumva n'umuceri ukahekenya n'umuceri hari ukuntu uba wumva bimeze neza. Gusa ibyo biri option, ushatse wabikora cyangwa se ntubikore nta kibazo, nabwo biba ari byiza cyane. Urumva hano hejuru ushaka washyiraho sesame, ugashyiraho ubwo bunyobwa biterwa n'ibyo wowe ushaka, hanyuma tube twazishapinga gutyo. Murabona ko tuje tumeze neza. Rero mu gihe wasonze neza cyangwa se mu gihe wakoresheje amazi menshi kugira ngo inonuza yawe ishye, hano barfiza wazirya zimeze gutyo, ko na gutya urazirya nta kibazo. Mu gihe rero ubona ko ushaka kuba wagira ku yindi etape yo gukaranga, n'ubundi urazikaranga zikaba ari snacks zikaranze bisanzwe. Ndabisubiramo, ushaka ko barfi zawe zaba ushaka kudazikaranga, ugarukira kuri ya etape ariko uba washyizemo amazi menshi cyangwa se amata menshi ugasongamo. Ubwo urumva niba ari inusu y'ifu kuriya, urakoresha byibuze ibikombe 2 by'amazi bingana, nyine kuvuga ngo niba ari igikombe kimwe cy'ifu n'ibikombe 2 by'amazi kugira ngo ifu yaze kuba yahiye neza. Nuko rero murabona ko biri gusa neza, muze kuba mwabigerageza ubwo muzambwira uko mwabibonye. Ikindi ndashimira cyane rero abantu bakomeje gukora subscribe, Imana ikomeze ibahe ibyiza. Abantu batarakora subscribe ndasaba ko mwayikora, mukane no kunzogera kugira ngo ninjya nshyiraho video mujye mubasha kuba mwayibona. Nuko rero barfi zacu ziri gusa zirasa neza. Ubutaha rero nzabazanira izindi zo mu kindi kintu, ubwo nibanga nta ibyo mbabwiye ubu ngubu, muzabibona nabashiriho video. Murabona ko barfi zacu rero ziri gusa neza, ziraryoshye. Ibi nibyo kurya rero bikunda kuribwa ahantu hatandukanye. Abantu benshi bakunda kuba bakoresha ino recipe barfi bazikora mu bintu bitandukanye. Uno munsi twakoze z'umuceri, ubwo ubutaha tuzakora n'izindi ni gake gake. Ubwo rero niba hari recipe mukeneye ko twazabashiraho cyangwa tuzabasangiza, mubishyire muri comment, ubutaha tuzayikore. Ndabashimira rero cyane ko mwabanye nanjye intambwe ku yindi. Murabona barfi zacu nuko ziri gusa ziraryoshye, zirasa neza. Ni twa tuntu wakora ukumva turatandukanye. Muzatugerageze muzambwira. Mwakoze rero cyane kubana nanjye intambwe ku yindi. Mugira ibyiza, mugira amahoro. Salam.